Nitwa Izabaye Musinga Fred, umuyobozi w'ikigo cya Glory Academy giherereye hano ku Gisozi mw'imbere muri kaminuza y'Iyerika. Tangira ry'ishuri ryari ryiza, abana bagize ibiruhuko nubwo ari ibiruhuko by'iminsi mikuru, ariko twatangiye ku munsi wa mbere dutangira ubwitabire bwari bwiza cyane mu bihe bishimishije. Twitabiriye ku rugero rwa 97%. Turi mu bantu ba mbere mu bwitabire twaripotinze bwari bwiza cyane. Nobo usibye case aho usanga hari abarwaye uburwayi bwo no buhoraho bitewe n'ubuzima ndetse n'ikirere, ariko ubwitabire kugeza kuri uyu munsi wa nyuma w'icyumweru ndetse w'icyumweru cya mbere cy'itangira ry'amashuri, abana bitabiriye neza, itangira ryagenze neza, kuko twe tugira gahunda yuko iyo dutangiye igihembwe tugitangirana n'ibizamini cyane cyane byibutsa abana amasomo barangije mu gihembwe cya mbere. So ubwitabire bwari bwiza rero, cyane cyane ko bari bazi ko bagomba no gutangirira ku bizamini turi busoze uyu munsi, aho bikorwa igihe gito ariko bigakorwa kugira ngo amasomo nayo akomeze cyane nk'ibisanzwe. So itangira ry'amashuri ryagenze neza ku by'umwihariko mu kigo cyacu cya Glory Academy. Ikijyanye n'isuku rero ni umuco wacu ndetse tuwukomeyeho, tutoza n'abana ndetse kuva muri primaire umwana bazaho agomba gushyira igipapuro, abazi ko agomba kuba ishuri risa neza, nawe agomba kuba asa neza, hari aho agomba gukarabira avuye muri toilette, haba mu ishuri maravabo mu ishuri, haba hanze, haba mu toilette, aho ariho hose. So ikijyanye n'isuku n'isukura rero ni ikintu twagize umuco muri Glory Academy, kuko ahari isuku haba ubuzima bwiza. Abarimu bitabira 100% kugeza n'iki gihe nta kibazo cy'ubwitabire dufite. Imyigire n'imyigishirize ihagaze neza, abarimu baje biteguye kwigisha mu gihembwe cya kabiri, nari ndiko turangije ibizamini nyuma bitangira amasaha abanza tukava kuri break dukomeza amasomo. So abarimu bari biteguye neza. Twagize umunsi umwe mbere yuko dutangira w'icyo twita practices ndetse n'amahugurwa kugira ngo barimo bongere kwinjira neza mu itangira ry'igihembwe cya kabiri bahagaze neza ndetse biteguye neza. So ikijyanye rero n'imyigire n'imyigishirize duhagaze neza, turimo neza, cyane cyane ko tukomeye ku ngamba zo gukomeza kuba ba mbere. Uyu mwaka twabaye ba mbere muri Kigali mu cyiciro cya tronkome, turacyabikomeyeho rero dushaka no gukomeza kuba ba mbere ndetse no kuba ba mbere mu bindi byiciro, cyaba icya P6 cyaba n'icyiciro cya gisoza amashuri yisumbuye. Ku banyeshuri bakora ibizamini bya leta, ubwo ndavuga muri P6, nkavuga muri senior 3 no muri senior 6 ndetse na level 5, bagira umwihariko wabo. Ntabwo bafatwa mu buryo bwo kwigishwa bw'imyigishirize, hari itandukaniro. Bagira iminsi, tugira icyo twita extra hours ziyongera kuri bo kugira ngo byibuze bakomeze kuba equipe cyane, tube equipe. Urugero nkaho muri P6 bagira ama special days na hours biga. Muri senior 3 bagira special days and hours ubwabo biga kugira ngo bakomeze kuba sharpened cyane, tubategure nk'abana bitegura ikizamini cya leta. Biga nk'abandi still, ariko bakongerwa andi masaha y'ikirenga kugira ngo bo noneho bongere kongera kungura ubumenyi muri bwa buryo kumenya ibyo biga n'igihe cyo kubigamo, uko bagenda, uko bitegura n'uko bakora ikizamini cya leta. Murakoze, nitwa Mukayirera Daniela, nkaba ndi umwarimu muri groupe scolaire Kabuga Catholique Saint Antoine de Padoue, nkaba nigisha isomo rya English muri secondaire, nkaba ari nanjye uhagarariye abarimu ku rwego rwa secondaire. Mu by'ukuri rero igihembwe cya kabiri twagitangiye neza, uko byari biteganyijwe ko tuzatangira ku itariki 5 z'ukwa mbere. Abarimu twese twari duhari, twiteguye no gukora kandi kuko twarakoze ko igihembwe cya kabiri cyatangiranye no gukosorera abana no kubaha impapuro z'ikizamini z'igihembwe cya mbere kugira ngo barebe ko uko mwarimu yabakosoye ari byo atibeshye. Guhera ku munsi wa kabiri abana bari baje, ku buryo imibare twakoze ejo kwa gatatu twasanze abana hafi ya bose baraje, uretse abana bamwe abaclass teacher bagaragaje ko bahuye n'ikibazo cy'uburwayi, ariko abana bari baje. Abarimu natwe turitabira ku gihe nk'uko bisanzwe. Isaha yo kugera hano ku ishuri ni 9:30. Abarimu baba bahageze, ari ubuyobozi buba buhari. Nitwa Ingabire Olive Mignone, nigisha muri Glory Academy
nigisha kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatandatu TVET na General indimi. Ibigendanye n'uko amashuri yatangiye muri uyu mwaka 2025 na 2026, by'umwihariko hano muri Glory Academy byagenze neza. Ubwitabire bw'abanyeshuri bwari hejuru rwose. Dutangirana n'ibizamini twita BOTs, ni ibizamini bitangira igihembwe. Ni bya bizamini bifasha abanyeshuri tuba twarabahaye icyo bita holiday package. Ni ibyo baba bagomba gukora bari mu kiruhuko, hanyuma bakiga kugira ngo baticara bakumva ko ari ibiruhuko nyine bakarangara, hanyuma batangira igihembwe rero bakabikoramo ikizamini, ari byo bibafasha guhita noneho twinjira neza mu gihembwe cya kabiri, tukinjirana imbaraga n'imbaduko. Ubutumwa naha abarezi bagenzi banjye cyane cyane muri ritangira ry'amashuri nuko tudakwiye kumva ko ibiruhuko ari ibiruhuko, ahubwo dukwiye kumva ko ibiruhuko ni umwanya mwiza wo kwegeranya bya bindi bifasha abana, ndetse ukaza ufite imbaraga zo kubibaha nabo kandi bari mu bihe byiza byo kubyakira. Nitwa Singirankabo Jean Damascene, ndi umwarimu mu kigo cya Groupe Scolaire Kabuga Catholique Saint Antoine de Padoue. Ndi umwarimu nigisha isomo rya Social Studies mu mwaka wa gatandatu. Iki gihembwe cya kabiri abarimu muri rusange b'iki kigo twagitangiye twese duhari twiteguye nkuko bisanzwe ku kazi. Nibuze abarimu twese tugomba kuba twakagezeho bitarenze saa 1:30. Ku bwanjye nk'umwarimu wigisha mu mwaka wa gatandatu, twebwe tutegetswe byo tugomba kuba tuhageze saa 12 kugira twitegure neza abana baze tubafashe kugira ngo bazatsinde ikizame neza. Abarimu twese twari duhari ku munsi wo gutangira tariki 5 z'ukwezi kwa mbere, twese twari duhari kandi turi tayari gutangira akazi ko kwigisha. Abanyeshuri ku munsi wa mbere ubwitabire nabwo bwari bushimishe, bari bagerageje kuza ariko hari bakeya baje ku munsi wo kuwa kabiri. Abanyeshuri kugeza uyu munsi barahari kandi bari kwiga neza, nta kibazo. Amasomo yose ari kwigishwa kuko nta mwarimu turi kubura mu cyiciro cya primaire, kuko ndi duwaye mpagarariye abarimu ku cyiciro cy'amashuri abanza. Abarimu twese turahari, nta kibazo gihari, amasomo ari gutangwa neza. Isuku iragaragara rwose neza irahari, amashuri ameze neza, abana nabo barakeye, abana bari kwiga, uretse ikibazo wenda cy'intebe dufite zitahagije, ariko tugenda twifashisha ubushobozi bubonetse, abana bari kwiga nta kibazo. Nitwa Jean Bosco Nkurunziza, nkaba ndi umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Catholique. Twatangiye neza ikigembwe cya kabiri. Ubusanzwe iri shuri rifite abanyeshuri 3,196. Ubwitabire rero buhagaze neza kuko tugeze kuri 97%. Twiteguye neza itangira ry'amashuri kuko abanyeshuri baje basanga ibyumba by'amashuri bitunganye, intebe zimeze neza ndetse hanakorobye. Ku munsi wa mbere rero twatangiye neza kuko abarimu mbere yo gutangira twabanje dukora inama ndetse dutegura n'amasomo. Ntago rero twatangiye nk'ibihe bya kera byo gutangira, ahubwo twatangiye twigisha amasomo nk'uko bisanzwe. Ubu rero duhagaze neza, turakataje kugira ngo tugere ku ireme ry'uburezi, abana bashoboye kubona amanota ndetse no kwiga neza ibyo biga. Turabarimu 62 nabo baritabiriye ndetse nta mwarimu wasibye, n'ubu ngubu nta mwarimu usiba. Gusa imbogamizi dufite, hari umwarimu wigisha iyobokamana tudafite, ntabwo arasimbura wasezeye, ndetse tukaba tudafite n'umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire. Turasaba rero bishobotse ko mwabatubonera tugakomeza tukesa imihigo.